Umunsi wa mbere nikinisha mu buzima bwanjye dore ukuntu byatangiye. Hari mu masaha ya nimugoroba ubwo twari turyamye njyewe n'umugabo wanjye. Twari tumaze igihe kinini tudatera akabariro, umugabo atandongora pe, ntazi impamvu, ariko mu by'ukuri nagerageza kumusaba akambwira ko atabishaka, ananiwe. Iryo joro numvaga mbishaka ku buryo numvaga ntari bwihangane. Nendaga kujya mu mihango, kandi iyo umugore yenda kujya mu mihango agira irari ryinshi cyane. Nibwo natangiye kugenda nkorakora umugabo wanjye kuko twari turyamye, ngenda mukoraho mutegura. Arangije arambwira ngo sheri, ngo ndumva ngo rwose ngo ntabyo nshaka pe, ngo ibyo ushaka nabimenye, ngo kandi ntabwo ngo ndi bukurongore rwose iri joro. Ndamubwira nti none se sheri, basi niba unaniwe ninjyane urabinkorera mu gitondo ko numva mbikumbuye cyane meze nabi. Arambwira ati rega rero aturangora, wumva uko nakurongoraga kera tukibana, ariko n'ubu ngubu nakomeza kukurongora, ngo wowe ngo ubiretse, ngo igihe nzajya mba numva mbishaka njyewe nzajya mbigukorera. Ndamubwira nti se sheri, kuki unyicisha umushyi ukwe bigeze ahangaha, kandi wowe iyo ubishaka ko ntajya nkugora cyangwa ngo nkoreshe umubiri, kuki wowe iyo ngusabye ubyanga? Arangije arambwira ngo ntaribe, ngo noneho ngo ninzajya ngusaba ngo nawe wumva utabishaka uzajya ubireka. Biranshanga. Noneho ikintu cyanteye kwikinisha rero nta kindi, ibyo byose umugabo amaze kubimbwira, naramubwiye nti sha, umaze kundambirwa pe, umaze kumpaga ku buryo utakingirira irari habe na gato. Arangije arambwira ngo none se ngo ibyo ngibyo ntubizi wowe, niyo umugore n'umugabo bamaranye igihe ngo bagera aho bagahagana, niyo bamaze guhagana rero babikora rimwe na rimwe. Wowe tegereza, ninzayigenza umva mbishaka nzabigukorera. Mana yanjye, uzi umuntu wanga kukurongora uri hafi kujya mu mihango, umaze igihe utarongorwa kandi ayifite ayiraranye impande yawe. Iryo joro narasinziriye mbura ibitotsi, nabuze ibitotsi, nuko ndabyuka, umugabo wanjye we yari yasinziriye. Ndagenda nicara muri salo. Icyari kinjyanye muri salo ntabwo kwari ukwikinisha pe, ahubwo nari ngiye kwitekerezaho kuko numvaga mfite agahinda. Ngeze muri salo nagumanye wa mushyukwe, ryari ry'imibonano. Ndavuga umutima nkajya mvuga nti se iri rari ryambabariye rikampa amahoro rikagenda, basi nkabasha no gutuza. Nibwo nagiye muri dushe nkaraba amazi akonje, kuko nari narumvishe bavuga yuko amazi akonje agabanya irari. Nakarabye amazi akonje, ariko bibi byusa umushyuka wanga gushira. Narahagurutse ndavuga nti reka njye kwiryamira mu cyumba cy'abashyitsi, ntabwo ndi burarane n'uyu mugabo. Ndagenda njya mu cyumba cy'abashyitsi ndaryama. Irari rikomeza kumbuza amahoro, numvaga ameze nabi, mfite n'agahinda, ni kuvuga nti se kuko nsohoke njye kureba umuzama ndongore, ese mbigenze nte? Sinzi ukuntu umutima umwe wambwiye uti ariko wagerageje kwikinisha ukareba basi ko watuza warangiza. Ikintu nakoze nari ntarikinisha mu buzima bwanjye, ariko nari mbizi ko bibaho, najyaga mbona n'abantu babikora. Naravuze nti ngiye kureba video y'umukobwa wikinisha, icyo arajya akora nanjye nicyo ndi bukore, ndebe ko narangiza. Nashyizemo video y'umukobwa w'umwirabura, ubwo nari ndi mu cyumba nanjye. Umukobwa yatangiye yikora ku mabere, uko yikora ku mabere nanjye nkikora ku mabere. Nuko umukobwa arikarisa, nanjye ubwo niko nikarisa, yikuramo imyenda, nanjye ubwo niko nikuramo imyenda.
narabikoperaga byose kugeza nyine ku munota wa nyuma umukobwa atangiye noneho kwikinisha akoresheje intoki ziwe. Nanjye natangiye kubigerageza. Icyantunguye numvaga biryoshye pe, ni ukuri ni ubwa mbere nari mbikoze mu buzima bwanjye, ariko numvaga biryoshye. Ariko nubwo numvaga biryoshye ntabwo nari nzi ngo ese biraza gukunda ko ndangiza. Nuko narabikomeje rero, finally nko mu minota 30 pe yagezemo nararangije mu mutima ndavuga nti kuki bino bintu nari narabimenye mbere hose, nkarinda kujya kwisuzuguza ku mugabo wanjye nirwa mwingingira ngo andongore. Iryo joro narikinishije numva biraryoshye, umve ngo bya bitotsi byose nari nabuze. Nahise nsinzira ntabwo nzi ngo byavuye hehe, nahise nsinzira pe, ndaryama ndasinzira. Nuko ibyo byararangiye. Noneho umunsi ukurikiyeho, nyuma y'uwo munsi narongeye nikinishije nka 12:00 kubera ko umugabo wanjye ataha 9:00. Naravuze aze gusanga nabirangije naniryamiye. Noneho bitera ibitotsi kubi, namaraga kubikora nkahita njya mu buriri nkasinzira. Muri iyo minsi nari ntangiye kujya nikemurira icyo kibazo, ni nabwo naje kuvumbura ko umugabo wanjye burya afite ihabara aharaye ndetse basambana. Narabimenye ariko sinigeze bigira intambara. Mu mutima naravuze nti ntashaka ibyo biramureba, kuba nanjye nsigaye nikemurira ikibazo cyanjye nkaryama nkasinzira. Nk'abantu mwe kwikinisha ni ingeso kandi irakura pe, ndetse kandi ikibi cyayo nyuma y'igihe ikugiraho ingaruka. Nk'abantu mwe nakomeje kujya nikinisha kugeza ubwo natangiye kujya nkoresha bimwe mu bikoresho. Urugero, natangiye kujya nkoresha kokombure iriya y'icyatsi barya, ntakoresha kokombure nkakoresha karoti, ibintu nk'ibyo ngibyo nyine. Byaragiye biranyokama, ndagenda ndatuza ku buryo umugabo wanjye noneho ahubwo yarasigaye ambaza ati ese wabaye iki, ko usigaye waratuje cyane, ko usigaye uhora ufite amahoro, ko utagitongana. Nabaga meze neza. Ndavuga nti burya bwose nta nubwo umugabo aba akenewe cyane mu buzima bw'umugore kugira ngo umugore anezerwe. Iminsi yarihiritse rero, sinzi uko byaje kugenda, niba umugabo yararebye akabona uko yitwaye nabi. Umunsi umwe yaranyicaje, twari twenyine twasohotse, arangije arambwira ati umugore wanjye ndagira ngo ngusabe imbabazi. Ndamubaza nti se ziki, wakoze irihe kosa? Arambwira ati muri ubu buzima maze kubona ko umuntu wa mbere wenyine unkunda ari wowe. Ati muri iyi minsi yaciyeho maze igihe kinini nkubabaza, unifuza ukambura. Ati nari mfite undi muntu ndi gukunda ndetse turi gukundana, ariko byageze aho mbona ko n'ubundi nawe bitakomeza turabireka. Ati ndagira ngo ngusabe imbabazi, wongere unyizere, wongere unyakire nk'umugabo wawe. Ati kandi ndagukunda. Yarabimbwiye, numva biranshimishije kuba umugabo wanjye byibuze nshiriye bugufi akanamenya ko yambabaje. Ariko ikibazo nagize iryo joro, nk'abantu biyunze, umugabo wanjye yashatse kundongora biranga, bigenda nabi. Dore ukuntu byagenze. Twaratashye iryo joro nimugoroba, tugeze mu buriri, twari twakundanye, twari turi mu rukundo. Nuko nibwo umugabo tugeze mu buriri nyine, umugabo yarambwiye ati maze igihe kinini ntabonana n'umugore wanjye, ati none ndumva mukumbuye cyane.
iryo joro ndabyibuka twageze mu buriri atangira kuntegura. Mu kuntegura narabishatse pe, kuko umugabo wanjye nyine tumaranye igihe aranzi neza bihagije, yaranteguye ndabishaka birakunda. Tugeze mu gihe cyo kurongora umugabo yishyiramo rwose ijyamo neza. Kunegura ko Mariya nyine kunegura nta bidasanzwe yakoze, yatangiye anyonka amabere kuko umugabo wanjye nyine arabizi ko mbikunda. Anyonka amabere akajya afata imoko z'amabere nyine akazonka, kandi uko azonka yabaga arimo arakora no ku bindi bice. Ntibyatinze yatangiye no kunkora ku bintu, nyine yaranteguye pe bihagije, kandi iyo nabishatse arabimenya, agikoraho agahita abyumva. Agikozeho rero akumva cyarese ibintu bimeze neza, yayishyizemo. Umugabo atangira kundongora nk'uko bisanzwe, nk'uko twari dusanzwe tubikora, ariko numva njye ntabwo biri kunryohera. Ndavuga se birimo birapfira hehe bino bintu, ku buryo wumve ngo umugabo yatangiye kundongora nyuma y'iminota 3 cyari kimaze kumagara pe, kumagara. Ariko umugabo wanjye nibwo yatangiye kumbaza ngo sheri ngo byagenze biti, kuri ubwa mbere nkumvishe umeze gutya, nari numye nta rurenda rurimo. Iyo umugore atarimo arenjoyinga kiriya gikorwa neza 100%, hari igihe ururenda rutaza. Mu by'ukuri nagerageje kubyishakamo biranga, ariko numva ntabwo ari kubinkorera neza, numva wagira ngo yabaye umuswa. Kubera iki? Nari maze kumenyera kujya nikinisha, nkafata niba ari iyo kukumbure nkayikoza mu byumba nshaka, nkayikaraga nk'uko nshaka. Nari maze igihe kinini muri make nirongora. None we kujya kundongora numvaga atari kubikora nk'uko maze iminsi mbyikorera. Iryo joro nari mbishye pe, simbabeshye. Umugabo yageze aho ewana arambwira ati sheri, numva bino bintu bigoye, reka tubireke tuzabikora undi munsi, kuko yatangiye kumva arimo arababara. Iyo uri kurongora umugore wumagaye urababara, mwese murababara. Byarangiye tubiretse rero turaryama. Ntibyaba uwo munsi gusa, n'undi munsi wakurikiyeho niko byagenze. Ariko ubwo umugabo yaba akimara gukura akarenge mu rugo agiye mu kazi, nkahita nikinisha, kandi nakikinisha nkashyugwa cyane nkarangiza. Byabaye inshuro zigera muri 4 zikurikirana, nibwo nagiye kwa muganga. Umuganga arambaza se ni iki cyaba gituma utaryoherwa n'umugabo wawe, ese waba ujya wikinisha? Abwira ibintu byinshi, ntabwo ntego njya nikinisha. Ati se wikinisha mu buhe buryo, kangahe ku munsi? Ndabimusobanurira. Arambwira ati rero izo ni ingaruka zo kwikinisha zituma umugore atanyurwa n'umugabo, ahubwo akumva yuko we yakomeza kujya yikinisha, kuko ari byo aba yiyoborera uko ashaka. Muganga yangiriye inama yo kubireka. Mw'abantu mwe nagerageje kubihagarika, byarananiye. Nagerageje kubihagarika, ariko niyo mbiretse umunsi umwe, 2, 3, umunsi wa 4 biranga, n'ubundi bikarangira nongeye nkabikora. Kandi ubwo kuva icyo gihe umugabo twiyungane n'izi saha asigaye atinya no kunsaba ko namuhitura, kuko n'ubundi ndayimuha bikarangira numagaye. Noneho we abifata nkaho ngo aba ari kumpohotera. Yarambwira ati sheri, nsigaye mbona ngo uhohotera pe, ati wagira ngo nawe ntabwo uba unkeneye nkabiguhatirizamo. Mwa bantu mwe rero inama ngira ngo mungire ni iyi ngiyi.
niba hari umuntu udukurikiye uri warabaswe n'ingeso yo kwikinisha nyuma akagera aho ngaho akayireka, yambwira muri komenti, ese wakoresheje irihe banga?